turabikora. Hari imiti twohereza dukoresheje ihembe rikagenda rikabikora twifashisha amafoto ye n'amazina ye. Byemera ntarabona no mu hirya no mu mama wacu ibintu byo bitagarutse ntarabona byagarutse ntabwo ndabyemera umuga ihembe biragaruka biraza kandi kubona bari mu nzira bari kubizana biraza nese mama ibyo bintu byaba byaragiye bigerwaga mu buryo ese nibimara kugaruka urabyishimira cyane nta kuntu yewe muganga arabagiye neza cyane umva nsagaruka nje kumushima rwose kuko ibintu byanjye nsaba nabibonye nabyemera kuko arabikora ibyo akoze byose ibintu bikaza ibyo akoze byose bigakoreka ibyo yakora byose bigakoreka niyo mpamvu nanjye naje mugana kugira ngo abinkorere ndabibonye rwose Imana ishimwe none bababarire rwose bababarire bababarire rwose bababarire rwose ntasongere bababarire rwose bababarire n'imbabazi bababarire ntasongere bababarire rwose bababarire ntimusongere rwose ntimusongere basabire arenga hose abantu bose bari haba umukobwa umuhungu haba umugabo haba umugore reba ibintu byanjye byose televiziyo ampuri inkweto z'umugabo wanjye gisi n'ibikombe dore ngibi bari babijyanye inzu bari bayesheje ubwo n'imyenda yanjye dore nkiragarutse rwose muga n'imyenda y'umugabo wanjye muga rwose ishimwe ni iryawe rwose ishimwe ni iryawe muga nzagushima nongere ngushime ibintu byanjye biragarutse rwose n'abandi bakigafu n'abandi baba baje gusaba ubufasha n'ibintu byose bababwiye baca amafaranga cyane urabafasha nta mafaranga duca ni abakurambere bategeka ukaza gushimira turangira kuvura ubufurage butanga ibyo wasabye tukaza uje gushimira mbere ko wabonye ibyo wasabye ubwo rero nta bindi bibazo wababaza ngo uriye ubuhamya bw'abaturage bari babona ibyo gukora mumeze neza hano kwa muganga namwe ibingibi n'ibigarutse se mwari mwinshi oya ahubwo twebwe bari twasabye muganga ubutunzi ibya bindi navugaho kamerama mwasabye ubutunzi nuko muganga yarabuhaye kabisa turabufite nta kibazo muje gushimira bwaje haje kumusubiza mu ku muganga bose neza bite muganga arabaye ubutunzi bwawe yego n'ubu nta kibazo turakora mbese wabaye ubutunzi arishije muzinzi urebye ni ubuhanga bw'abaganga pe ntawe twapfa kubimenya afite uburyo babikoramo
muraho neza ababyeyi b'abantu basabye ubutunzi bari baje kubuhabwa ubu bari hano imbere yanjye babyeyi mwamfasha niba mwabafashiriza mukaba ubutunzi mwabemereye nkavugana nabo nkaba bamukavugana ababyeyi mugana ndava ngaho bumaye ubutunzi n'abandi biva ngandi mu kikamana ubutunzi ntabwo bukeneye ndakumva neza reka nguhe abantu basabye ubutunzi mumfashe babyeyi murebe ko mwafasha mukabuha nk'uko mwabubemereye nayo akarito babatumwe ndabona bayizanye bagomba gutwara nk'ubutunzi bwabo kuba mbese ko ubutunzi amaze ubundi ugiye kubongera iyo karito mwifate mu ntoki we n'umudamu wawe niko bambwiye baje kwinjiza se ubundi butunzi ko bavuze ko bavuze ngo barabahaye baje barabusabye baje kubuhabwa nanjye ndava ngaho abuma reka nguhe umugabo muvugane agire kondisiyo vugana n'abakurambere vugana nabo yego twe turatanga icya mbere umaze kubona ibyawe uza gushimira abakurambere baguhaye ko nta gitambo ko nta gitambo oya nta mpamvu tuzabyubahiriza ntabwo twagomba kubyubahiriza kandi ibyo dushaka twabiha tukaguha ibyo wasabye ukabibona gusa abakurambere uko hari imbaraga dukoresha zitari hano hafi ese mugo ijambo rye nayibonye namaze kuvuga ko byana byakora ibintu ukora iki ko mugira ibintu byo mukecuru bigarutse byo nahise mbona ko hari yagiye guhabwa amafaranga yasabye ngenzi kukubaza n'umuntu aba atari mu kanya nawe y'ibyo tuzaze bijyanye n'ibyo yego wamugaruza ibintu bikagaruka cyane biremerewe yakunda cyane turabikora twifashishije imbaraga twahawe n'abakurambere aje kubona gute yo kubona gute dukoresha whatsapp tugakoresha telefone yafite ifoto ye afite za amazina ye uraza kuma nimero tuza kwishyura ku kiganiro ndabizera abantu babikeneye nimero yacu turayibabwira mufungura hano fungura amadaba baho ubutunzi jya utereramo inoti imwe we n'umugore wawe mwayafatanyeho fata ayo mafaranga yose ufite uzanye jya utereraho inoti imwe ufatanye n'umugore wawe uvuga ati babyeyi muduhe ubutunzi twabasabye umugabo kandi tugira cyuzuye se twarangiye kubikora ndavanga nayo yajyanye nayo ndabinashyiremo niba bikunda babyeyi barangije gushyiramo ya mafaranga yo kureberaho kugira ngo babone ubutunzi basabwe ubwo ndumva navugana nabo ubundi kondisiyo mwabahaye bazumvise ndakumva ababyeyi yego cyabemeje yuko uburyo w'ikigato cyamaze reka mbikore reka ngume ku murongo reka mbikore muri kondisiyo umpaye babyeyi mubamfashirize nk'uko mwabemereye ubutunzi bagende babujyanye reka mbibafashe nabikoze babyeyi nayikojeje ku mutwe w'umugabo no kuw'umugore uko basabye ubutunzi ukaba buwemereye reka basikocinge ngibishyiraho sikoci bifunge mara kubifunga ubu muramubabwira iminota barafunguriraho ubutunzi bumaze kububagezaho murakoze babyeyi umutungo wabahaye umugabo ufatira n'izirinde kuwupfusha ubusa ariko mugiye kuwubona uretse gakeya mutegereze mu minota mu buryo mufashe imfubyi n'abapfakazi ntabwo twakwanga kubikora ajya mfashe imfubyi n'abapfakazi abakurambere n'abana beza buri mwaka mujya gushimira mwagira abantu mufasha batishoboye noneho reka mbanze ngo nibyo mbwiye ubwo mu kanya ndongera bavugishe mu minota mwambaye nirangira kugira ngo bahambure ubutunzi bwabo
mama mwese utuye mu mwanya karitsiye hano hafi reka tubukore tubahe ubufasha. musanzwe mucuruza se n'ukuntu mubikorera dusanzwe ducuruza ariko twifashishije uburyo tubona ariko bwakwihuta. mugana se kuko abahe scotch bafunge amafaranga yajyamo gute? Amafaranga abakurambere bagiye kuyohereza barayabonera karito barijyana yuzuye amafaranga. Ikarito ifunga hamwe twa noti tubiri washyizemo ifunguro yuzuye. Iruzura amafaranga kubera n'imbaraga z'abakurambere ziba zayabahaye uko barayabemereye basa ubutunzi barabubemereye. Akira uhita ugira utefunga iyo karito nk'uko ugomba kuyifunga mu minota irarangira ubutunzi bwawe numara kugeraho uburagira ute funga ufatishije n'umugore wawe numara kugeraho urafungura nk'uko baraba bigutegetse. Niba gufungura ubutunzi bwawe uhita ububona ubwo bara amakondisiyo nayo bayiguhe y'ukuntu uzagira uzayikoresha unyura ufunge neza funga nta kugira ngo hatagira umuyaga unyuramo ukajyana ubutunzi bwawe. ubu kano kanya amafaranga arabonetse mugandagira ngo nsezerere ngende mbona ndumva wagenda uzagaruka uje gushimira ubwo genda kubera ibintu byawe urabibonye kandi ubonye ko uzahita ubuhamya ku bantu bose kubera ko ibintu byagiye tubigabuza dukoresheje imbaraga zacu n'ihembe ryacu. Nta kibazo. urakoze kuko ubu ngubu ngize umutekano bari banyibye umugabo adahari umugabo anyirukaho ngo nzagende ngo nzagaruke ariko mbizanye none ngize amahirwe ndabibonye rwose urakoze. umugabo yari yaranyirukanye bitewe n'uko batwibye adahari. ese yumvaga rero wabyibye ubwo yumvaga ko ari byabyibye ariko namubwizaga ukuri akanga kuba ariko ndagushimiye muganga ndagushimiye kuba ubigarurije rwose ndagushimiye nsagaruka cyo gushimira Imana idutangira ubuhamya umugabo ngo yapfa Munga nanga kugira ngo bigende neza nta kibazo ibyo gucyo nta kibazo kirimo ugiye gukora ugiye gufata iyo karito uyikorere umugore wawe wowe fungura tureba ngo turebe niba amafaranga yagiyemo ugiye gufata iyi karito ngiye ushyiraho umuti muraba mureba nimuve hano ni mukanya imbaraga bampaye gufata iyi karito uyikorere umugore wawe kugira ngo ubutunzi bubwakire neza ukorera umugore wawe kanama bagire n'ibintu ndabona umugore wawe abyeyi ubutunzi mwampaye nasabye ndabwishimira ko umaze kongeraho ubwo akerekeruka amamagare abakurambere numve niba barangije kubibona kuko babaye natwe turabibona ariko reka turebe amagare tukabona nyine rero kandi ryari vide ndikumva isa nkaho yuzuye kandi iruzuye kandi yari vide asanga amafaranga yamaze kujya mu kanwa zibiteze kugira ngo muganga ntabwo ashobora gukurikirana natwe baduhe ku mafaranga ntabwo bipfuye ubusa babyeyi ndabona bafashe ya karito ngo boshyiraho ubutunzi bwabo niyo mpamvu uburenganzira bakayifungura kugira ngo ubutunzi bwabo babubone mwambwira niba bwarangije kubageraho. ndikumva avuge ko atazaremukira ubutunzi abukoresha nabi yarabwita ku akazi neza yego ababyeyi muvuge ko ubutunzi babahaye mutazabupfusha ubusa mubivuge mwebwe ubutunzi duhawe ntabwo tuzabupfusha ubusa ababyeyi muzajya mufasha imfubyi n'abapfakazi n'abandi bose batishoboye mu butunzi muhawe ubutunzi duhawe ko tuzajya tubufashishamo imfubyi n'abapfakazi kandi ko tutazigera tubupfusha ubusa nimutereke hasi mufatanyije mwembi ndakumva ababyeyi yego babyeyi reka mubahereze ugiye gufata fata nuza usatura aho ngaho wasi ko ucinze ngo ubutunzi bwawe bwakugezeho nanjye mfite amatsiko yo kureba ugire neza uramure neza kugira ngo reka abapfundure ubu mu kanya baraza gushimira murakoze babyeyi mfite amatsiko yo kureba niba ikarito yaje kuzuza amafaranga muga bino bintu ukora abantu benshi cyane bashobora kuba babikenera
shaki ntabwo ndivuga ngo utamaye nimero tuzahesha no kuki ambura neza ubutunzi wasabye wabuhawe mwana wanjye kamera ma bya bintu biriseri wabuhawe ambura neza Ega muganga we ambura neza kama bya bintu biriseri ambura neza iruzi mufate aya ni amafaranga nta kibazo kirimo aya ni amafaranga nta kibazo kirimo ngo kuramo inoti ebyiri madamu rero ubukire twabonye birarangiye ubu twabonye batabuzinuzi nuko ari 3 nizo uri busigaye ku icumi zonyine kandi yose ugenda yakoresheje funga neza nambika funga neza ikarito yawe murongera gufungura mugeze mu rugo buretse mwese ko ucuma dufunge ubutunzi bwawe muga nuko ndeba bya bintu ari bya nyabyo mukanye gato ko ari ubutunzi yasabwe arabuhawe unanje mbushatse bya wampa ikindi cyo kugaruka je kano kanya nawe wazaza ikindi gihe cyawe najyande ubutunzi yasabwe arabuhawe akira ngo funga neza ufatanyije n'umudamu wawe nimurangiza mu buryo bisigaye batanga amafaranga bazanye amafaranga byonyine niko bimeze ayo mafaranga ntimuzayapfusha ubusa kubera kondisiyo babahaye kugira nanga atagira umuntu yabambura ubu imbaraga ziratuma bayambura bamungane wawe ntabwo barayabambura ko basabye ubutunzi babuhawe murakoze babyeyi turagaruka kubashimira murakoze cyane mama wumva gute ko utandika tuza amafaranga bazanye babiri yewe ibyishimo ni byinshi cyane kandi nawe byakuvaho kuba umuntu yiringiye amafaranga ubutunzi bwanyu byiza cyane mugende ababyeyi bakurambere kudushimira murakoze cyane muganga murakoze cyane tuzagaruka gushimira ubutunzi tuzabukoresha neza tuzabukorera umudamu ubutunzi n'ubujyana mu bupfusha rero shyikira ukoreshe neza mwana wanjye umutungo rwose bari twarashatse murakoze cyane babyeyi naho mugende uyu muti urabaherekeza nta muntu abatangirira mu nzira muga kamerama sekuri muga none se ko nanjye muri ko nawe ibintu byinshi nanjye nshobora gukinira ahangaha nta kibazo nawe ibyo wakenera twagufasha n'abantu bari hanze tanga randevu natwe turashaka amafaranga ni karibu wicare hariya bana banjye mbese mugani n'ubu nabiki aba ngaba buri wese aba afite ibyo yaje akeneye abakeneye hano ku gicumbi batubwire mwese muje kwivuza namwe ku kibazo cy'amafaranga ntabwo tuje kwivuza nari ndi umunyeshuri niga bikomeye pe ndangiza kwiga naje kwiga mbura akazi numva ndangayitse byatari nkajya nkoresha uburyo bwose bishoboka byaranze narabuze n'umugabo nabuze n'icyo nakora naje sinzi ukuntu abantu bandangiye ngo hari umuganga wabigukemuriramo ngo akaguha umuti ku buryo wabasha kubona umugabo ukabona n'akazi byose bigakemuka najya gusenga abantu bakambwira iby'abaganga ntabwo biba ariko baraza kumbwira ko bishoboka nza kumureba nibwo namwegeye mugezeho ama umuti ndivuza mererwa neza mbona akazi none n'uyu muhungu ni umuhungu wansabye tugiye gukora n'umugabo wawe tugiye gukora ubukwe twari tuje gutumira muganga tuje no kumushimira none se kugira ngo ubone umugabo byagusabye kwitabaza muganga byansabye kwitabaza muganga bikomeye cyane arambwira njye nkoresha nkabikora byose byambwiye byose bivuze ngo uwo mugabo watanzwe na muganga none se kano kapo wari ufitemo agashima umugabo twara byanyabyo pe urama nimero ariko nimero yacu turayiguha uburyo gushimira nari nje kumushimira cyane ariko cyane ubwo yaramfashije bihagije aho mushimira usoza nanjye ni muganga ndabona nimero yacu twanayivuga wayivuga cyangwa se ukaza kuba twayishyira ku kiganiro nta kibazo twayibabwira muganga muri urebe ibintu birimo bifata ese ku muhanda uramo umereze bano urugendo twakoze tuzi rwapfuye ubusa ariko amafaranga natwe turayatahana nimero ni 0782 333 88 15 hari n'indi 07 87
0713 ukoze kuri WhatsApp duhamagaye aratubona nta kibazo. Muga murabona n'abakurambere gereza twumva wa mutungo w'abantu bawubonye bishimye ngo baragaruka gushimira nabaye kondisiyo wambwiye. Ubwo hari ndabenshi baje kushimira. Ubwo nimero nta kibazo babyeyi. Sawa murakoze babyeyi. Kameraman reka tugende nawe tugende kwitegura ndumva waduhereza ishinga wawe Sariki natwe tuzakwaka amafaranga. Nabuze ikintu namushimira gikomeye kuko byose arabifite. Nayifuje ko namushimira amuhaye ino telefone. Telefone ni cyabinze ko bikomeye kuko yaramfashije bihagije. Ubu ngubu ikintu cyose wifuzaga cyose urabashije kukibona. Barakibonye pe. Ndabona banzaniye impano ya telefone. Mugabisaba iki kugira ngo umuntu wese abashe kuba ya imiti irahari, wowe uraza hari amafaranga y'umufuragiro utanga, maze utanga umufuragiro, ibindi byose turabikora bigashoboka. Tuguha imiti, waba udahari tugakoresha imbaraga dukoresheje ihembe ryacu n'iriya ngunu ubona hariya niyo bituma n'imiti ahariho hose, yaba muri Amerika, hehe, yaba mu Burayi, haba aho hose turahagera. Turagira imiti yacu igerayo kuko dufite utudege twihuta cyane dukoresha, ariko muri mwatubona kubera dufite imbaraga nyinshi zikomeye. twari twaje tuje kwitera amazina karitsiye, ariko reka nagushimire cyane ko wabonye kuganira natwe bitakubangamiye, waduhaye umwanya uvuga ateka nta kibazo nganire namwe, sibyo? Wakoze cyane. Ubwo nimero yawe tuzakujya tuyishyire ku kiganiro utabise bazayibone kugira ngo twese uzadufashe ko nabonye ibintu byawe bisize byizera. Bose aho rero ubwo turagira ute turaza kuvugana namwe nta kibazo kirimo. Reka tugusiki tureke ukomeze gufasha abantu, natwe umwanya mwacu uzabona tukugezaho ngo dufashe. Sawa murakoze, mugira urugendo rwiza, turabarebera mu muhanda nta nzira muragiramo ikibazo muvuye kwa muganga. Murakoze cyane ko kwicyangiro ikiganiro guhera ku ntango ndabizi twavuye muri Kigali tuje gutembera tuzakureba imivuko mu yatwaye abantu muri kino n'iki, tugira impano de profita so tubona umuganga twari tumaze bisi twumva mu mateka twabona wanjye igihe cy'ubukwe bwanyu. Wakoze cyane. Igihe cy'ubukwe bwanyu muzifashisha uyu muti wakiza amaboko yombi, niyo uzabafasha ko nta muntu uzagira utera muntu uzangiza ubukwe bwanyu, kandi tuzaza gutanga ubukwe bwanyu. Mugire urugendo rwiza. Kameraman reka dusoze ahangaha, tuzaga tuje gusura muganga. Wakurikiye cyo kiganiro wakoze cyane ko cyunangire naho uzashobora gufasha. So turugama mu bagangara